igihe umuntu yicara akumva isi yaramwanze nawe akagira rwo kumva yiyanze akagira ngo ati ariko mana uzaza utware n'ubundi ntacyo bimbwiye ajya kuryama ngo Yesu wambonye ijoro ryiza amina nta kibana amagambo yamushizeho ivuga yarasenze arashira yarakamutse nta cyiza abona nta cyanga yumva kuba yasenga bundi bushya kuko aba yumva ko umunsi wose waba ari wo wanyuma ageze Imana arapfa bene uwo muntu nuko atabasha kwiyahura ari icyaha nuvuga ngo yarasenze nta jambo niratavuze yego nta musozi n'uyu yatagiyeho nta n'umuhanuzi atasanze ariko arabona nta gihe kandi buri gihe Imana ngo ndi kumwe nawe humura nzakugirira neza instead y'ibizo ukabona ibivugo biti guteye hejuru rero izi nzozi dusobanura nizo zimwe zikubwira ngo nubwo uri ku kirwa Patimo hari ibyiza Imana iguteguriye yego urankurikiye ndagukurikiye Imana ishimwe amen uyu muntu ndamubwira inzozi ntago ari nyinshi ndavuga 5 gusa nubwo atari zo zonyine kurota umuntu akwambika ingofero ariko atari n'izo ngofero bambara ngo zikingira izuba nka ziriya ngofero z'abafundi bari kugikwa kubiye riguye ntiryamira ku mutwe wawe ingofero zisa nk'izikingira umutwe nyine ni ukuvuga ngo Imana irinze ibitekerezo byawe irinze n'umugambi wawe ibyo watekereje bigiye gusohora hari icyambere ngo yaranditse ngo mwene so musangiye amakuba n'ibyago ubwami no kwihangana ubwo ndire ku kirwa Patimo ku munsi w'umwami wanjye numvise ijwi inyuma yanjye ngo rimeze ukuntu arasobanura ngo mpindukiye murebe ngo mwikubita imbere nk'upfuye arambwira ngo ntugipfuye ati ni Alpha na Omega itangirira ko nari narapfuye ariko mporaho wibuke ko Yohana ari muntu umwe azajyanye na Yesu kugera ku musaraba yego kugera hapfu yamubwira ati mubyeyi dore umwana dore umubyeyi zumva ko yaramukurikiye buryo ubwinshi bw'ibitangazo ufite n'ingano y'ibitangazo ufite bingana n'ingano y'urukundo ukunda Yesu na Yesu gutuye yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe fatanya n'ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'Abera bukoreramo ubumwe bw'Abera Ministries si dini si torero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no munagira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha amen. Suje ngo ikaze ku bumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka turi mu cyumweru cyo guhindura ubuzima n'amateka byanyabyo
bya nyabyo, kuko ni kenshi twasenze, ni kenshi Imana yatubwiye, ni kenshi twabonye amasezerano, ariko hagati yacu nayo, hagati yacu no gusubizwa, hagati yacu n'ibyo twarose byiza cyangwa bitugiriraho umugisha bikatunyura mu maso, habura iki? Bigenda bite? Bipfira kugira ngo tubisatire? Turi mu cyumweru cyo kubomora, tukinjiramo neza hagati mu byo Imana idushakamo. Amazina yanjye ni Jerry, wowe udukurikiye ndagusuhuje kandi nkwifuriza ngo dukurikire muri iki cyumweru. Uraza kubona umugisha udasanzwe, ndetse hari byinshi uri bwigiremo biri bugukonekite n'amahirwe yawe, na za nzozi warose, na bya bindi wasengewe, n'aya masezerano wahawe. Mushumba nawe turi kumwe, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Turi ku munsi wa gatandatu, aho noneho tugiye kureba ibintu byerekana ko warubuze umugisha n'ubukire n'ibikorwa biturutse ku cyangiro Satani yagusize, ikazana inyatsi ituma hari ibyo uhomba wakagombye kuba wakabonye. Turi mu cyumweru cyo gukurura, kwigiza hafi no kwakira. Kwigiza hafi no kwakira, aho Yesu yabwiye umugaragu we witwa Yohana ku kirwa Patmos, aramubwira ngo ntugipfuye, watinyaga urupfu nturi bupfe, watinyaga ikuzimu nturi buhage, mfite urufunguzo rw'upfu n'ikuzimu. Aramubwira ngo nturi bugipfe, ni igihe cyo kwandika. Ikintu abantu bagomba kongera kwibuka ukivuga ku kirwa Patmos, icyo kirwa abandi bapfiragayo, ntawahavaga, habaga amasazi, ibikoko byinshi, indwara, nta n'ibyo kurya. Nta muntu wigeze mbere ya Yohana na nyuma ye uhava, nta wigeze ahava. Arababwira ngo si igihe cyo gupfa, humura nturi bupfe, yego, ahubwo ni igihe cyo kwandika. Ngo wandike ibyo ubonye, wandike n'ibikurikiraho n'ibizaza hanyuma. Ibyo yarabonye ninde? Ni Yesu. Yego. Ibyo yaragiye kubona n'ubutumwa bw'ubundi bwari bugiye kuboneka. Icyo azabona hanyuma kwari ugusohoka abandi badasohoka. Ibaze kuya Imana igusanga abandi bapfira, igusohoreye ngo raho hagati y'amagufa n'imirambo y'abantu, hagati y'ibyago n'ingorane n'ibyari bihari. Ambwira ati uyu munsi urasohoka mu gihugu cya wenyine, mu isi ya wenyine, ngo nibyo uzabona hanyuma. Hanyuma ni ukuvaho abandi batava, hanyuma ni ugukiriraho abandi bapfira, hanyuma ni ugusimbuka umutego abandi bagwamo, hanyuma ni ugukirira mu gihugu kitari nk'ubushobozi, hanyuma ni ugucururiza abandi bahomba kunguka. Muri makeya si igihe cyo gupfa. Ntabwo yamubwiye ngo wandike ibyo wabonye kera, oya, yabwiye ati bya mbere byibagirwe, jugunya, wandike ibyo ugiye nyine bagufitiye utudeni, abakurakaje, abakuvuze, abakushyizeho utugambo, abashakuje, wandagiriye inka, wanyimye iki, wanyoheneshereje, ubwo papuro ujya wandika, kana kana mugiye kwipesha nshonje ntiyampereza, tabura ubwo papuro. Si igihe cyo gupfa, ni igihe cyo kwandika. Uyu munsi inzozi ngiye gusobanura nizi kubwira ngo nubwo uri mu kaga, si igihe cyo kugenda. Nubwo inyamaswa zasamye, abantu basamye, abantu bavuga, ndetse hari n'umuntu ugera hakumva yakwikingirana, akabatiri ko subu ntashaka kwegera abantu, ntashaka gusohoka inyuma ntaho mfite. Nta muntu n'uyu ufite ubasha kuntegana akakunyumva wancira akari urutega. Imbere n'abanzi, inyuma n'abanzi, hirya n'abatankunda. Yego, nta kintu afite. Urero kuko turi mu nzozi zisobanura umugisha, ariko uri bugufi bwawe, ariko utabasha kwakira. Ndasaba buri muri ku kintu cy'ikiganiro kugera ku munsi wa kabiri, kuko icyumweru cyacu kirangira ku wa mbere tugatangira ku wa kabiri, kuko niho gahunda zubakitse. Kuko gahunda zubakitse, niko zubakitse, abantu ntibamaze urumva. ubu yari ahari icyambere ngo yaranditse ngo mwene so musangiye amakuba n'ibyago, ubwami no kwihangana. ubwo ndire ku kirwa Patimo ku munsi w'umwami wanjye, numvise ijwi inyuma yanjye ngo rimeze ukuntu, arasobanura ngo mpindukiye murebe ngo mwikubita imbere nk'upfuye. Arambwira ngo ntugipfuye, ati ni Alpha na Omega, itangiriro ko nari narapfuye ariko mporaho. Wibuke ko Yohana ari muntu umwe azajyanye na Yesu kugera ku musaraba. Yego, kugera hapfu yamubwira ati mubyeyi dore umwana, dore umubyeyi.
zumva ko yaramukurikiye. Burya ubwinshi bw'ibitangazo ufite n'ingano y'ibitangazo ufite bingana n'ingano y'urukundo ukunda Yesu na Yesu gutuyemo. Yes. uko wagendanye nawe, uko wakoranye nawe n'ibyo agukorera, nimwe mwagendanye nanjye. So rero kuba umeze nk'uri ku kirwa Patmos, tubanze tubarebe kwanza urugiye kubisobanura. Cya mbere ni amazi, isazi yica, ingona, inyamaswa. Ikindi hari amagufa ya kera n'amagufa ya vuba, hari ibiri yari ubisigarizwa bahasize. Yego, nibyo wicaye muri murabireba, imbeho, umunuko, umunuko byose biraho ngaho, n'inzara. ariko Imana imubwira ngo baho hagati aho ngaho. Ubuhanuzi igiye gusura ngo baho ntugipfuye nubwo uraho bapfa, ntukishwe n'inzara nubwo hari aho bicwa n'inzara, amubesha abandi bapfiriye. Izi nzozi nazo ni izikwereka yuko kabone nubwo uri hagati y'urupfu n'umupfumu. Mbega hari igihe umuntu abaho akumva asa n'uwarangiye, nta kindi asigaje ari urupfu gusa, kandi nawe yakwireba akumva yararangiye. Uburyo bw'igihagararo, nta muryango, nta nshuti, abo yisunze baragiye, icyo akoze kiranze, uburwayi buramwatatse, arabanza akamira ibinini mu gitondo, inshinge barajombagura, urumva nta muntu ari bubwire, abo yisunze baramutaye, akagera ku rwego yumva isi mubihiye, abantu bamubihiye, nubwo ageze aho yumva yibihiye, nta muntu agishaka, nta muntu akeneye, nta muntu yumva, muri make kubera ko atamwumva nuko batabanje kumwumva. Uzi ko bigera ku rwego yego wanahamagara pastor ntagire ukwitaba, ntago yakwitaba, azi ko abarakubona akavuga ati shaka kuba mutanaziranye. Uko iminsi yagucanyeho izuba, ibintu byose birakwanga, na telefone wahamagara akayireba ntayitabe, ntimunaziranye. Buriya ntagire undenganya, buriya rumpamagara akambura, nkumva nta feva yo kuyitaba. kandi ibyo bintu bibaho ko kumva ugashakisha kwese uyu muntu kuki numva nashaka gufata telefone ye, ukabyihingamo ukumva birakunaniye, biri kwanga, ukavuga reka rimwe na rimwe noneho wanashyiramo n'imbaraga, wahatiriza ukuntu bigenda, connection zikabura, ntimwumvikane, kuko uwo muntu ari ku kirwa Patmos. Iminuko y'ibigeragezo, imiranzi y'ibigeragezo byamusaziyeho, ibyo mu bwana bwe. Hari igihe umuntu yicara akumva isi yaramwanze, nawe akagira ubwo kumva yiyanze, akajya avuga ati ariko Mana uzaza utware n'ubundi ntacyo bimbwiye, ajya kuryama ngo Yesu wambonye ijoro ryiza, amina. Nta kibana, amagambo yamushizeho ivuga, yarasenze arashira, yarakamutse, nta cyiza abona, nta cyanga yumva kuba yasenga bundi bushya, kuko aba yumva ko umunsi wose waba ari wo wa nyuma. Ageze Imana arapfa bene uwo muntu, nuko atabasha kwiyahura ari icyaha. Nuvuga ngo yarasenze, nta jambo niratavuze, yego, nta musozi n'uyu atagiyeho, nta n'umuhanuzi atasanze, ariko arabona nta gihirwe. Kandi buri gihe Imana ngo ndi kumwe nawe, humura nzakugirira neza. Instead y'ibizo ukabona ibivugo biti guteye hejuru. Rero izi nzozi dusobanura nizo zimwe zikubwira ngo nubwo uri ku kirwa Patmos, hari ibyiza Imana iguteguriye. Yego, urankurikiye? ndagukurikiye. Imana ishimwe. Amen. Uyu muntu ndamubwira inzozi ntabwo ari nyinshi, ndavuga 5 gusa, nubwo atari zo zonyine. Kurota umuntu akwambika ingofero, ariko atari n'izo ngofero bambara ngo zikingira izuba, nka ziriya ngofero z'abafundi bari kugikwa, kuko ibuye riguye ntiryamira ku mutwe wawe. Ingofero zisa nk'izirinda umutwe nyine. Ni ukuvuga ngo Imana irinze ibitekerezo byawe, irinze n'umugambi wawe, ibyo watekereje bigiye gusohora. Kuko ntiwakwinjira muri chantier utambaye ya ngofero. Oya, waba uri muri risk. Kabiri, kurota wubaka inzu cyangwa wubakisha inzu,
bisobanura iki? Mu bintu bigize ubutunzi muri iyi si burya habamo inzu. Yego, Inzu ntihomba, isaza ahubwo ihora yungura umuntu kandi ikora depanse rimwe ikamara indi myaka nta yindi mpamvu. Biravuze ngo nubwo urumva inzu itaruzura ntubu uyibona, ariko bisobanura ngo ugiye gutabarwa. Bimeze nka wa muntu urimo uhindura amarangi mu nzu nawe. Biravuze ngo amateka yari afite Imana igiye kuyakuraho mu minsi mike. Cya cyangiro cyari kimuriho Imana ikimuhanaguyeho, imushyizeho igikundiro. Amafaranga azagukunda, abantu bazagukunda, akazi kazagukunda, indwara zizaguhunga. Muri make uzatangira kubona abari bagufitiye impuhwe nke batangiye kukugirira impuhwe noneho. babandi wabona ukishisha, wari uzi ko nta keza kabo, bagatangira kugira icyo bakumarira. Kurota wisiga amavuta cyangwa witera parufe, cyangwa umuntu aguha impano ya parufe. Yego, biravuze ngo impumuro yawe mu bantu igiye guhinduka. Abatakuma bagiye kuyumvamo. Erega buriya kenshi kuba utagira iterambere si uko Imana itarifite. Twababwiye ko buri ikintu cyose kiza kinyura ku muntu. yego, n'ikibi kikanyura ku muntu. Hari uwakwandujeyo. Hari ugeze kumbona ko kurota umuntu akubura inzu, nyine kurota ukubura inzu ni ukwirukana akarande mu rugo rwawe. Hari ibintu usohoyemo ukarota ukubura inzu, byaba birimo ivumbi ugateramo n'amazi. Bivuze ngo ibintu byose byari bikubangamiye, kuko buriya habwa Imana yagutabara ukiri mu kanwa k'abantu bakikuvuga gosha droite, irabanza ikareka bakakuvuga kweri, ahubwo mukazavumbuka ufite indi sura batari bigera babona. Kandi akari ko twamubuze yagiye, ko Imana yagiye kuguhisha Serafate ngo batakubona. Ujirotse inzira uramenya ngo igikundiro kiragarutse, impumuro yawe iragarutse. Ikindi nshaka kubwira uno muntu wari ufite icyangiro kirekire kandi kimugoye, wa muntu uzaba udafite mikrofone ari imbere y'abantu, biravuze ngo ugaruriwe icyizere. Kandi icyizere ni inzira yo gukira no gutungana. cyane rwose, cyane urimo uranyumva neza. Ikindi kurota utera uyu mwana ariko uzi, hano umwana utazi uzi, not stranger baby, but umwana wumvuzi cyangwa wabyawe na nyina ushobora kubuzi muri familia. Biravuze ngo umwana ubundi ntiwahita umushinga akazi. Oya, birasaba kuzamurera akakura akazakubyara. Rero ngo nawe umushinga wawe nubwo uwanzwe nubwo ugowe, ariko n'umunyamumaro ufite agaciro mu gihe runaka. Kubona karagare batwaremo abarwayi, akabasunika kwa muganga, ukakura imbere ariko nta muntu urimo. Birasobanura ngo Imana igukuye muri iryo gare wari urimo mu buryo bw'umwuka. Wari umugaye mu mwuka, wari umugaye mu mufuka, wari umugaye mu bitekerezo, wari umugaye no mu bavandimwe. Rero kubona nta muntu ukicoka kuri imbere, biravuze ngo yego, Uwiteka ahinduye isura yawe. Ugiye kuza mu yindi sura y'abanyamugisha, y'abanyembaraga. Se Jerry, ujya wemera ko hariho umuntu ubaho ugira nk'uko w'igisuzuguriro? cyane bakagusuzugura, waranize bibaho, unafite amafaranga ariko burya ukabura igikundiro mu bantu ukagira ngo bagusize amazirantoki. Tukiri ku bintu by'igikundiro, harimo abantu nabyumvanye abakobwa, ariko nanjye ngatekereje ndavuga n'ukuri, akareba umukobwa wakoze ubukwe bavuga se ko ntacyo ndusha, uburanga ndamurusha, ibintu byose ndamurusha, kuki bo bakora ubukwe? Buriya rero mbere wabonaga ubwo akabireberaho akavuga ati mu buranga rwose ntabwo na. Ubundi inzozi tumaze icyumweru tubwira abantu ni izishingiye kuri karande, ntabwo ari izishingiye ku mivumo. Izo ku muvumo bazitegura, tuba tuvuga umwanya muto mu cyumweru ko tuzakoresha ubuhamya gusa. Zishingiye kuri karande y'umuryango. Neza abantu kubona ariko se habura iki? Ariko wowe nuko tukiri bato, yenda nawe igenda akoze birumvikana, ariko uzi gutwerera abandi uvuga ati uzashyingira wowe ukaheba, kandi uri umubyeyi. Birababaza. Ntunatahe n'ubukwe ntunashyingire ngo wumve ukuntu binejeje. So rero icyo tuvuga ahangaha mu byeyi, nuramo kubona
abana bawe, ariko witonde mu bana bagukikije tuzemere ko ubonamo wapfuye ajemo gihita ucyaha. ajemo wapfuye biba ari ikindi kintu. kurota ubona abantu bakubyinira, ubundi ababyinirwa murabazi, ni abanyacyubahiro, ni abantu nyine bafite agaciro nk'abageni. yego ni ukuvuga ngo icyo gihe nubwo hari imbyino zigusuzuguza ku ruhande, ariko hari abandi bari mu myagaciro kawe. mu minsi mike ugiye gutungurana. mpamvu ugiye ngo ugiye gutungurana, ariko ngiye gutungurana, ugiye gutungurana, ngiye nanjye ntungurane, ngiye gutungurana, ugiye gutungurana. umuntu wese udukurikiye agiye gutungura abantu. atunguwe n'iki? n'izo nzozi yarose. ikindi kitari inzozi ni ukwiyumvamo amahoro yo mu mutima. uti all is well. kandi nta bucakura ushyizemo, kandi bya bindi biguhiga ntago byarekeye, ariko ni amahoro. ni amahoro. amadeni barakwambura, ni amahoro. uraburara, ni amahoro. urakora ntucyure umubyizi, ni amahoro. uracyapfundikanya, ni amahoro. kubona inzu ni hatari, ni amahoro. minerivare, ni amahoro. muri Kigali urabona nta nzira, ni amahoro. ni ikimenyetso. ni ukuvuga ngo we ibyo mubona babibona, ariko afite amahoro amubwira ngo no, agaranye n'umugabo ushoboye. yizerera mu Mana, yiyumvira mu Mana. icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ugiye kunyura mu bikomeye kandi bucece, kuko urahamya iby'ibwami, urahamya ibyaho ugiye kujya, ntuhamya ibyaho uhagaze. ibyo byose rero nagiye mbabwira ni ibyerekana ko nubwo ugoswe n'ibyago n'ingorane, nubwo ugoswe n'ibikugoye, ariko ugiye kubisohokamo. soro nta mpamvu yo kugira ubwoba. umuti ukwiye nta wundi. ndaho ngomba kuba, ndabana nabo dukwiye kubana. ese ntabwo ntuvanze n'abanyamahanga? abanyamahanga mvugana abantu batazi intambara zawe. hari abantu wagira ngo ni intumwa za Satani, ariko ayo ni intumwa z'Imana, ntubamenye. bakumvisha ukuntu wayobye, bakumva kugira inama zisanzwe, ukumva wahita nk'amayira koroheye ngo reka gusa igihe nta kana wibyariye wakwishingiye kuko ngo terura, ariko ngo birangira nyuma. buri gihe mu kigeragezo tugira abantu batwoshya kugira ngo niba ruziritswe n'ikiziriko kimwe sore bibe byinshi ubura uko bisohokamo, kandi batwereka uburyo ari byo byoroshye kurenza ibyo dutegereje. erega ibikushyira mu rwobo biroroha. none se umanuka mu rwobo bisaba amasegonda angahe? ariko kuzamuka none rero wigira ubwoba. ni igihe cy'Imana mu kugira ngo Imana igutabare, byerekana ko ugiye gusohoka muri urwo rwobo wari urimo. icyo ni ikintu gifatika. amen. ikindi ntigeze kuvuga nakivuze rimwe nigendera. burya abantu benshi Jerry ntabwo bazi ko ibijumba ari inzozi nziza. ntabwo babizi. ikibi ni ukubirya, ariko inzozi twabanye ko kurya no kunywa ari ibindi. kubisarura, kubyanika. buri kijumba ni ikintu kivamo umugati, ubundi kijumba kandi kimerera igihe gitoya, amezi 4. wana kitarakura, gikuze cyane, cyo umwanya kibitswe giragute. bisobanura ngo kubona uri mu migozi y'ibijumba cyangwa kurijumba cyangwa ufite ibijumbo bifite mu ntoki, bisobanura ko ufite the sweet, ni nk'isezerano riryoshye ariko rigitwikiriwe n'ibitaka. uzi ko ntibigombera ko imigozi yuma ngo wemere ko byeze. bishobora no kwera imigozi igitoshye. yego. kandi iyi migozi yihanganira izuba, ihora itoshye, mu mvura bikaba ibindi. so kubirota ni ukuvuga ngo nubwo twikiriwe n'amateka ya karande, nubwo twikiriwe n'ibintu bikomeye, ariko ugiye kubona umugisha wihuse. ariko ba maso, ndi kumwe nande, ndavugana nande, ndakorana nande, sikiri muri domaine. wikumva ubukene buje ngo ucuruze ibidacuruzwa, wijya mu rumogi, wijya mu buraya, wijya mu bugambanyi, wikwishora mu bintu bibi, wikwishora mu gesikoro n'urusimbi n'iki. we tuza igihe cyageze.
bishaka guhangana n'abandi babigezeho mbere utazi inzira banyuzemo. none wishaka no guhangana n'isi, ntabwo isi wayishobora nini cyane. Si warayisanze hari uzanayisiga icyitwa isi. ahubwo reba ngo ugiye mukenye nakora iki. nyamara bazajya bishyura na minerivare kuko mba numva harimo n'ayandi masomo arenze. niko kuri n'iki Imana duhamagara umugabo wera nawe ngushyiramo ko tumba kubukora. Nabonye ku rubuga rwandika ngo umushumba wacu ngo turamukunde, niba munkunda nyine ubwo sawa ndaza kubireba. Rukundo ufite aho ndurebera amagambo yonyine se nyine amagambo nyine hejuru umukwe mu rugo, hejuru umukobwa mu rugo hakomba ibikorwa baramuguha ariko turamuguha se gutyo. Hari rero ibyo ndi kukurota. Ikindi nkubwire mukozi w'Imana, hari umuntu urota imodoka ntayatunze, hari umuntu urota ari ku kibuga cy'indege atazi naho giherereye, hari n'umuntu urota abona ari mu ndege mu buzima bwe ataranayikandagiramo cyane, hari n'urota ari mu bwato atarabugeramo, hari n'urota atwaye imodoka kuva nta na perimi agira. ukabona utwaye imodoka neza uvuga ngo ugiye kugira ububasha, ibyo ari gufiteho ububasha byose ugiye kubigira ububasha nawe biyobore. Muri make ugiye kugira iterambere uyobora. Amen. Ugiye kugira ubukire n'ubushobozi uyobora. Ibintu uyobora ufiteho ubushobozi cyane wawe bwite ugutingira bikoze kandi bigakunda. Kindi birose ni uwezo cyangwa ni uburyo ki. Kindi kurota umuntu aguhamagara kuri telefone, cyangwa ukarota telefone ifite mu ntoki usanzwe uyitunze, ariko urabyo usanzwe telefone mu nzu ufite telefone mu ntoki. Biravuze ngo Imana ihinduye network zawe zose, abari barakora bagiye kujya baguhamagara nawe utabarwa. Nta mpamvu yo kwihaba, ukizirota menya ngo aha umugisha wanjye bigize gute wahageze. Wazirose tayari. Ikituma bidasohora ni iki? Ni wowe n'ibitekerezo byawe no gutinda kwinjira Imana igushaka. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Shalom shalom. Data bishimire tumwe mu isengesho. Amen. Amen.